Mwiriwe neza kuri Vumbi Comedy niho ubu ngubu twibereye, ndabashuje cyane rwose kabisa. Igihe mukurikiranye ni Vumbi wanyu nk'uko bisanzwe, ni Vumbi Comedy. Ndabona akavura kagiye kugwa ariko rya zuba menya rihuye. Nizere ko namwe aho muri mumeze neza kandi mubwubwe neza rwose mwese. Ndabona ikirere cyarakaye. Uyu munsi iwacu twakoreye hanze kugira ngo tujye turareba ukuntu hanze naho bimeze n'ukuntu twifashe. Hari ukuntu tuba turi mu nzu ugasanga hanze ikirere cyahindutse ariko ntitubimenye kubera ko akenshi na kenshi abenshi ukuntu mu mazu yabo cyangwa yacu cyangwa yanyu baba bwubatse, hari igihe usanga umuntu aba yifitiye ahantu yicarira hameze ukuntu ku buryo utabasha kubona hanze. Nk'uko bisanzwe rero murabizi, akazi cyangwa ibintu dukunze gukora cyangwa ibyo dukunze naho dukunze guhurira ni mu mafilimi ndetse n'amakomedi. Muri iyi minsi twaragoswe kubera bamwe na bamwe bagiye mu tundi tuzi, abandi bagiye ku ishuri, ntabwo tugikora, ntabwo tubona uko dukora, mbese twarahagaze. Rero muri iyi minsi ni ukwihanganira ariko wenda kwisubiraho. Hanyuma uyu munsi tugiye kugaruka ku cyegeranyo cy'imbuga nkoranyambaga. Abantu dukoresha imbuga nkoranyambaga nitureba neza, hari igihe umunsi umwe bizaturohera tugakira. Buriya mwitegure, mwicare mukora, mwitegure mubigire neza, kuko muri iyi minsi hari igihe batugirira neza rwose. Buriya igihugu cyacu cy'u Rwanda turagikunda, nabo baradukunda, natwe turabakunda, nacyo kiradukunda. Niyo mpamvu tuba tugomba kwishima no kucyishimira kuko dufite abayobozi beza. Yes of course. Ubwo rero ibyo nari ndi kubabwira rwose, muri iyi minsi hari igihe batugirira neza. Ngubu rero nje kugira ngo mbanze ndebe ko mukibaho mukinyibuka. Ubwo rero reka nongere nisubirireyo, ubwo turi kumwe, ubwo naho ubutaha. Ndabakunda cyane.